ngo n'urubyiruko rwaretse ishuri rujya rukururwa mu rukigiriza nkana ku bagabo batajya bajya ku kabari rubashinja gutungwa no kunywa igikoma. Aba baturage nabo mu mudugudu wa Kigwene ya kabiri mu kagari ka Rw'imishinya mu murenge wa Rukara mu karere ka Kayonza, aho abagabo baho ngo bigikoma bakinywa bihishe kubwo gutinya ko babizira. N'abantu biremye bikora umutwe buri bakajya basanga abantu batajya bajya ku kabari ngo banywe ibikoma, ngo nta mugabo wo kunywa igikoma. Ubwo rero akanakubitwa reka ni intambara. Inaha umugabo waho yanyweye igikoma baramukubita, arakubitwa se rimwe ahubwo ko kubitwa buri munsi. Ndabizi neza ko muri uyu mudugudu hari abawukubise kubera ko banyweye igikoma. Hari no bakubise ajya no mu Bugande, aratoroka aragenda kubera igikoma. Byabayeho ibyo byo ni inkuru nge niyizi. Niyo ngiye gukinywa nge nyinywera mu nzu, nyinywere hanze akagira umwana ukubona ukinywa ashobora kugitanga amakuru bakazagukubita. Ibyo bintu bari kuvuga ni ukuri. Ngo nyine baraza bagasanga nk'umugabo ari mu rugo n'umugore atetse, umugore we n'umugabo yicaye iruhande rw'umugore bakaba baravuze ati nta mpamvu yo kwicara impande y'umugore jya ujya mu bandi bagabo. Bagera mwo muri batatu bakubiswe. Noneho rero usanga aba bana barimo kumukubita ngo nuko arimo kunywa igikoma. Nanjye ndababwira se mwabana mwako murimo gukora urugomo kandi mureba umugabo yiteye igikoma arimo kukinywa, urugomo mukorana urumeze rute? Ubwo rero abana barangiye baravuga ati twebwe ntago dushaka abagabo banywa igikoma. Ubwo rero nibwo bahindukiye ngiye kumanumva bankubise inkoni nikubita hasi. Iyo ubajije uburyo izo nsoresore zimenyamo umugabo unywa igikoma ngo nuko batagaragara ku kabari mu bandi bagabo. Hari urubyiruko rwishyize hamwe rukwita abantu banyweye igikoma. Hari n'igihe bakubona ubyibushye bakaba turiya muntu anywa igikoma, bakanagukwita yuko ufite umubiri mwiza unabyibushye. Iyo batakubona mu bandi ku muhanda ubwo bakwibazaho ikibazo kiravuka kuko ubwo bavuga ko ari igikoma kigutunze n'abindi. Kuri bo babibonamo akarengane ko nta mugabo wakwiye kuzizwa kunywa igikoma. Agomba kukinywa ahubwo mwagatuvuganira abo insoresere zikubita abo bagabo bakazishorera. Umugabo akwiye guhohoterwa ko ni uburenganzira bwe. Umuntu wese mu bitekerezo bye no kubaka urugo rwe aba afite ukuntu arwubaka, ahubwo dusanga twebwe aha ngaha ari akarengane. Nk'izo nsoresore zikwiye gukurikiranwa kuko dusanga ni ikibazo. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Uburasirazuba SP Hamuduni Twizeyimana avuga ko bagiye gukurikirana ubwo bakimenye. Ndetse unywa igikoma nibaza ko ari ufite ubuzima bwiza kurenza unywa ibyo biyoga bitujuje ubuziranenge cyangwa n'inzoga muri rusange. Ntabwo rero umuntu yakwiye kuba ahohotera umuntu ngo nuko anywa igikoma, byaba ari urugomo. Turabikurikirana kandi bigomba guhagarara. Gusa nubwo abaturage batavuga bakora urwo rugomo ngo n'abaturanyi babo baba banyweye inzoga nyuma yo kugurisha amabuye baba bacukuye mu buryo butemewe muri ibi bice by'umurenge wa Rukara. Savio Kwizera, TV1 mu karere ka Kayonza.